nagira ngo mbabwire mwa abagore mwe kari mwebwe mutuma abagabo babaca inyuma cyangwa se namwe bagabo nimwe butuma abagore babaca inyuma sibyo. Niba ufite umugore ukaba umaze icyumweru utamurongora ugasanga ibyumweru bibiri birashize uraza ukagera ku buriri ugahita uryama isi uba ubona ari igiti. Uwo mugore wawe ni igiti, wenda wavuye no hanze wabihaze simbizi, ukagera mu rugo icyumweru kigashira bibiri bigashira ngo ufite umunaniro ngo wiriwe mu kazi ngurananiwe. Nkubwire ko umugore wawe atari igiti, nagira ngo nkubwire ko ibyo bintu umukorera nibyo bizatuma agenda kugira ngo aguhunge. Cyase ugasanga uri umugore umugabo arataha buri munsi ukamutera stress, buri munsi aragera mu rugo ukamutuka, buri munsi aragera mu rugo ukamubwira nabi. Ese ubwo uwo mugabo umubwira nabi cyangwa umugore ubundi uba wumva yagira santima zo kurongorwa cyangwa zo gukora ibintu yazikura he? Kubera ko iteka umubwira nabi, kubera ko niyo muri mu gikorwa ntushaka kuganiriza uwo murimo mukora imibonano mpuzabitsina, ntushaka kumuganiriza. Ugera ku buriri ngo umuhagituba ukagarama nk'igiti, ukagarama kamera urya, ntiwataka ntiwabwira umugabo wawe ko umukunda. Mwabagore mwe namwe bagamujye mwibutsa abagore banyu ko mubakunda. Byibura we mugabo sibyo ubwira umugore wawe mubwira ati sheri uri mwiza, sheri sinaguca inyuma, sheri nta mugore ukuruta nta nuzakuruta. Ayo magambo ni meza erega bituma n'umugore ubwonko bwe butajya kure. Ariko reba uri mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ntuvuga ntuganiriza umugore wawe, niyo handi ubwonko butumbagira bugahita bwigira iriya, ugasanga santima zirashize igituba kirumye, ugasanga uri umugabo imbora iraguye irimo. Akubwo urumva atari igisebo. Tekereza kuba uri mu gikorwa imbora ikagwa iri mu gituba. Tekereza icyo kintu. Ariko iyo murimo gukora imibonano mpuzabitsina muganira bituma ubwonko butajya kure, bituma mufokasinga ku cyo muri gukora. Ubwira umugore wanjye ndagukunda, umugore akubwira ati mugabo wanjye ndagukunda, mugabo wanjye uri mwiza, mugabo wanjye nta wakuruta, mugabo wanjye uri uw'igiciro cyinshi. Ibutsa umugabo wawe ko ibyo gukorera nta wundi muntu wabigukorera. Niba hari icyo ukunda ku mugabo wawe mubwire sheri nkunda body yawe. Niba ku mugabo wawe hari icyo ukunda, ushaka kuba ukunda mu maso, ushaka kuba ukunda body yiwe, wenda yakoze umubiri, ushaka kuba ubikunda hamwe sheri nkunda umubiri wawe, nkunda uko wambara, nkunda uko usa. Wibutse umugabo wawe ko ari mwiza. Ariko wowe ko umugabo wawe atashyiramo ugati wakigogiwe wambesire uramubwira amagambo maba mukomeretsa, ukambwira uba wiriwe mu bagore, uba wagiye mu ndaya, uba wagiye mu ncoreke, ubundi se yabuzwe n'iki kuzijyamo kandi umubwira amagambo mabi. Niba agera mu izo ndaya cyangwa mu izo ndangamirwa zikamwereka urukundo, zikamwakira, zikamukarabya ibirenge, zikamufata neza, yabuzwe n'iki kuzijyamo. Nyamuneka mwa abagore mwe mwirinde gutera abagabo banyu stress. Umugabo nirirwa mbabwira ngo niba ageze mu rugo mufungurira ishati mbwa ati karibu sheri, erega sina ngombwa karindira kugera mu rugo. Niba ari ku kazi muhamagara umubwire se sheri ku kazi birimo kugenda bite, ku kazi biragenda neza, ese akazi karagenda. Ariko ngaho wowe uri umugore na mu gitondo udashaka kubyuka saa 12 ngo ubwire umugabo wawe na good morning. Reka tuvuga ko iyo good morning utayizi, umugabo wawe nakanguke umubwire ati sheri waramutse. Wasanga uri umugore mu gitondo iyo ugiye kubyuka nta nubwo ubanza gusaba ugomba gusaba umugabo wawe uburenganzira, ukanambwira se sheri mbyuke. Banza ubwire umugabo wawe se sheri mbyuke. Hari igihe wasanga badashaka kubyuka bakeneye agaturu ka mu gitondo. Abagabo ndabavugiye mu ngurire fanta. Hari abagabo benshi batinya kubwira abagore babo tisheri wenda mu gitondo wampaye imbere yo kujya ku kazi, kuna gaturu ka mu gitondo karyo asuze kuna ajya ku kazi afite amavuta, ajya ku kazi afite imbaraga, afite courage. Kubera ko nyine wamuhaye urukundo, wamweretse urukundo, wamubwiye amagambo meza, kabone nubwo mwaba mwashwanye mwaganiriye mu biganiraho muri yunga. Burya ngiye nemera yuko kwiyunga kwiza ni ukwiyunga mukaganira, mwamara kuganira mugakora imibonano mpuzabitsina. Nagira ngo mbabwire ko iyo umaze gukora imibonano mpuzabitsina bya bindi byabatandukanyaga byose biragenda, byose biragenda. Ariko uri umugore ntuzi guteka, mana we, uri umugore ntuzi guteka,
uri umugore ntuzi gukaraba cyangwa se reka tukireke cyo gukaraba, uri umugore uhera mu gitondo wicaye kuri WhatsApp cyangwa kuri telefone ukageza nimugoroba. Uri umugore umugabo wawe ahera ku wa mbere arya ibiryo byatetswe n'abakozi akageza no ku cyumweru yabonye off akarya ibiryo byatetswe n'abakozi. Mwabagore mwaho muri mwigaye. Uri umugore wirirwa mu rugo umugabo yaba yiriwe mu rugo yabonye off ku kazi, ukabutana fatana time byibura ngo uwo mwanya umugabo yabonye mwirirwane mu cyumba. Niba umugabo wawe yabonye off rimwe mu cyumweru, mada fata umunsi umwe izo telefone zanyu muzibike kure, muzishyire kure cyangwa munazizimye, wirirwane n'umugabo wawe umuha umwanya, ukashatse kurongora rongore, ukashyirutswa rongore, ukashyirutswa rongore. Uzi ukuntu bishimisha umugabo ababona umwitayeho, kandi ikindi umwereke ko umunezerewe, umwereke ko nta wamuhiga mu bagabo bose babaho kuri ino si, umwereke ko ari we mugabo wenyine ubaho. Nese ubundi gutongana n'umugabo byakumarira iki? Gutukana, kuzamukana wakazamuka. Bagore mwakize guca bugufi, kabagabo bakunda abagore baca bugufi, kandi ikindi kabagabo badakunda abagore bagira vuvuzera mu rugo. Ugasanga umugore mu rugo aravuga aratukana kumukoza, aratuka abana, aratuka buri mwana, aratuka abaturanyi, ugasanga nta muturanyi babanye neza, umwana mu rugo ntibabanye neza, umukozi amuhindura buri munsi. Uziko ibyo bintu umugabo wawe bikunda, ashobora kukureka kwikorera kugira ngo urugo rwe rugende neza, kugira ngo yubake, ariko ntago bimunezeza. Nicyo ndavuga ugasanga uri umugore mu gitondo urabyutse ntubwiye umugabo wawe ati se sheri mbyuke, ukabyuka ubwo nabyita gute, ukabyuka ugahaguruka ukigendera, ugahaguruka ukagenda, ntusabye uburenganzira umugabo wawe, wenda akeneye kongera kurongora, uragiye we wigiriye mu byawe. Ugasanga umugabo yiriwe mu rugo, mu kwirirwa mu rugo nta nubwo yifuza kuba yakwirirwa mu rugo, akagera akabyuka akajya kuzerera cyangwa kubungera, kubera ko umugabo wawe ntabwo ujya umuha amahoro, ntujya umuha agahenge na rimwe. Iteka ryose umugabo wawe yinjira umubwira nabi, iteka ryose atawumucyurira. Ubundi se umugabo yatahira kunyura akabura kuguca inyuma? Niba agera mu bakobwa bakamufata neza, bakamusoma, bakamwitaho, ariko we yataha ntimane. Uri umugore utabasha no kuzanira akamambira umugabo wawe ngo yambare. Uri umugore no mu gitanda utabasha no kunyarira umugabo wawe byibura ngo umuha amazi, kandi uzi ko aricyo cyagukuye iwanyu. Uri umugabo mu gitanda mujye gukora imibonano, uri umugore mu gitanda mujye gukora imibonano mpuzabitsina n'umugabo wawe ukagarama, byo bita bize ngarame, ukagarama ukamera utya, ugatereka amabere, ngo ngiye ngo ndi umugore, ngo ndi mwiza, ngo mfite nyashe, ngo mfite inzobe, ngo ibyo birampagije. Ibyo ntibihagije mama, baragushutse. Uricara ugatereka inzara muri salo, ukirirwa kuri WhatsApp, nimugoroba ugasohoka ngo wagiye muri groupe ya WhatsApp, nyamara umugabo amaze icyumweru atakubona, muri weekend ngo wigire muri groupe ya WhatsApp. Ubona ibyo bintu bitababaza umugabo wawe? Ubona bitamubabaza? Umugabo akeneye time, umugabo nuwo kubahwa, umugabo nuwo igikundira, ariko kandi n'umugore nuwo kubahwa. Nyamuneka umugabo ndatahe uzane kamambira, umukuremo inkweto, umumase. Umugabo aba yarushya, abayiriwe abahigira, abayiriwe abashakira, umumase umubwira amagambo meza. Niba hari n'icyayi umukorera icyayi anywe, niba basha byeri mugurira n'akabyera anywe, mugurira akamitsingi anywe cyangwa mugurira akabasha. Uzi ukuntu umugabo wawe yishima iyo umufashe neza? Umugabo wawe se ubwo yakwimike. Nimba ushatse gusohoka wasohokanye n'uwo mwashakanye, urajya kugenda mu kigare cy'abahungu n'abakobwa bakiri bato, ngaho uteretse inzara mu nzu, nako uteretse inzara muri salo, wiriwe kuri WhatsApp. Ubwo se uri mugore nyabaki wirirwa kuri WhatsApp utabasha no guhaka y'umugabo we? Umugabo arakubwira ngo hindukira umake inyuma, ngego mwana wawe se ngo ngiye ngo mwake inyuma, ngako kinyuma ngo agakuye, nyamara waje kumuca inyuma akinyuma ukagatanga unishimye. Mumbabare mvuga akakantu, ugasanga uri umukobwa ufite boyfriend sha, ugasanga maranye imyaka 2 boyfriend wawe atarakurongora na rimwe, atazi ko igituba cyawe kimeze. Wahaguruka kwa sheri wawe wagiye kumusura,
ukihutira muri gato y'undi musore tayari ugarama akarongora, nyamara umuhungu ugukunda bya nyabyo ugukunda wamwimye igituba. Ugasanga wenda reka avuge ku bagabo babana n'abagore, agasanga uri umugore, umugabo arakubwira ngo hindukira ukanga ngo ngiye ngo ndiruhiye, yakubwira ngo kora iki ngo ndinaniriwe ngo mfite umunaniro, bikarangira hagurutse akakureka ku mahoro kubera ko ashaka kwiyubakira urugazo, ashaka gutongana nawe, bikarangira yihagurukiye uw'abandi agaca uwabareyo akajya kwirebera umuhe igituba neza, utamuvuna, abwira ngo hindukira agahindukira. Muhindura imyitwarire nyamuneka.